kuko reka mabwire ikintu, kuko igipimo cy'amahoro umuntu atunga kirangana n'uburyo asabana nayo. Harumvikana? Igipimo cy'amahoro umukristo atunga kirangana n'igipimo asabanamo n'Imana. Igipimo cy'amavuta umukozi w'Imana atunga kirangana n'igipimo asabanamo nayo. Ntukibaze ngo kose ngo kanaka ngahora afite ari mu mbaraga, kanaka ari mu bubyutse, nuko aba mu busabane. Imana ishimwe. Kuko igipimo cy'umunezero umukristo atunga kirangana n'igipimo asabanamo n'Imana. Yego se, niyo mpamvu abakristo babiri bahura n'ibibazo bimwe binasa, umwe bikamugusha undi bikamusiga ahagaze. Nabyumvishe? Nuko ubusabane bwabo butangana. Niyo mpamvu umwe ahura n'ikigeragezo gisa neza nicyo Yosefu yahuye nacyo Josefu na Peter agahura nacyo, Josefu akagwa Peter agahagarara. Nuko igipimo cyo gusabana n'Imana gitangana.